ahangaha ureba ngira ngo urabona ko ni ku muhanda wa kaburimbo ahantu heza cyane. Ahangaha ushobora kwibaza ngo ni hehe, kuko ni impamvu ndi kuzuminga no kugira nkwereke station iriya station ya SP. Noneho urabona yuko Elkireti and Sell Limited aritwe twasesekaye kugira ngo tukugezeho ino nyubako. Ushaka utekereza ko ari ino nyubako yo ku muhanda yonyine cyangwa se ino miryango y'ubucuruzi ureba ona ni imiryango ibiri y'ubucuruzi, ariko reka tumanuke gatoya tutangire tukwereke ikibanza ukuntu kingana ndetse n'amazu arimo. Aha hantu hafite ubuso 920 hafi igihumbi. Urumva harimo ibibanza bitatu birenga. Urabona winje hano muri ino gate. Urabona ino nzu turi ku ruhande rwayo hano uri kureba. Ahangaha hafitemo ibyumba ni bine ngire ngo na salo na toilette birimo. Rero iriya nzu nini uri kureba irimo ibyumba bitandatu. Baze na hano hanini irimo ibyumba bitandatu iyo ngiyo uri kureba. Noneho hirya yayo hakaba n'indi nzu nanone ifite ibyumba bibiri na salo. Aha hano ushobora gutekereza ko ari ahantu ushaka kubagura nka miliyoni wenda nka 600 bitewe no kwangana bite naho ahariho. Urabona ni mu Gasyata neza hafi na Nyabugogo. Uvuga ngo izi nzu zinjiza amafaranga menshi ageze kuri miliyoni n'igice, ariko uramutse uzivuguruye ukazikora mu mafaranga uri buhagure usagura amafaranga kugira ngo uhavugurure, kuko uramutse uhavuguruye ahangaha hakwinjiza miliyoni zigeze muri 6 kuko harimo imiryango myinshi. Sasa iyi miryango yose uri kureba turi buze kuyigarukaho umenye akantu ku kandi, umenye detail bimeze gute byifashe gute. Aha hantu hari gushakamwo miliyoni 400 zirimo ibiganiro ariko bikeya ubuso 920. Urumva ni hanini cyane, ni hanini birenze uko ubitekereza. Urabona ko harimo imiryango myinshi. Nkanga uri kureba ngira ngo aha ni ku madushe n'amatoilette, ariko iriya ni chambre ngire ngo yo hirya nayo yarugurubona nayo ni inzu nayo nibamo abantu. Aha hantu ngiye nahageze ejo ndi kuhafotora ndahitekereza ndabati se kuki umuntu yaguze ubutaka bungana gutya akaba agiye kubutangira amafaranga makeya. Birasaba kuyitoragura. Amagara kuri 0787 nkurangire cyangwa se uze tugende nkwereke ngira ngo wanahabonye. Nshobora no kukorezaho ukahasura kuko umusaza wagurisha n'inyangamugayo. Mpamya neza yuko mwahuza kandi bikagenda neza cyane. Rero LCL Limited niyo yonyine ibasha gutembera umujyi wa Kigali tukakugezaho imari gatanu ko kandi. Aha hantu hari iterambere, icyangombwa kirahari, mitasiyo birakunda, nta misoro nta madeni nta kibazo na kimwe hafite, mitasiyo nako kanya. Aha hantu ubona ni mu miturire. Aha hantu uhise uhavugurura ukakubitaho imiryango myiza ugashyiraho kira kitu chote, my friend, ntabwo wabyemera. Okay, reka noneho ntangire nkwereke akantu ku kandi, ariko nkuraritiye ahantu kugira ngo uze uhagure. Ushaka kuba uri mu diaspora, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri muri Canada, ushaka kuba uri muri France, aho waba uri hose, zana amadolari wishyura ahangaha uha booking, kubera ko iterambere rirahari sana. Iterambere rirahari. Ngira ngo iriya nkweretse ni chambrette. Ahangaha ugiye kubona imiryango yaho yose, kuko nagiye mpamamaza mvuga ibyumba bibiri kimwe usobanukirwe gatanu ku kandi. Kuko rero ntabwo nabatereranye, ndahari ku bwanyu. Gerageza ubari natwe buri munsi, kandi ninjya nkwereka imari nk'iyi ujye ugira vuba utanguranwe uze uhite wishyura kubera ko ahantu nk'ahangaha mu mujyi, ahantu hateye imbere gutya kuri kaburimbo, noneho ubutaka bukora kuri kaburimbo yo mu Gasyata, umuhanda munini, umuhanda werekeza i Bugande, umuhanda munini nk'uyu nguyu ukora ku mujyi Nyabugogo. Ahangaha no kuvuga ngo uhavuguruye abantu bari Nyabugogo, abahakorera mu mujyi ni hafi, bashobora kuza bakajya bakodesha imiryango ibi, icyumba na salo ubwacyo bashobora kugikodesha 400 kuko ubwaho ni mu mujyi, ni hafi y'umujyi, ni kuri kaburimbo. Ndakurarikira ahantu kugira ngo uze uhagure, kuko ngenda hageze ndashima pe ndeba ukuntu hameze. Igikenewe wahita watunganya, byanze kunze muri miliyoni 400 ushaka kudinga yenda akakuronka 50 cyangwa se akagusigiramo nka 70 zo kuvugurura ahangaha ukahagira neza hakaryoha hakabisa. Ku miliyoni 100 n'ubundi zahagararamo neza ahantu haryoshye kuko urona umusaza aho nuwo ngo kugira ngo aha
ubona ko yikuriye rwose kugira ngo abashe kuba yahavugurura ahiteho biragoye. Niyo mpamvu hakeneye umuntu nkawe ufite ikofi uze uhiteho uharyoshye, urabona ko harimo imiryango myinshi, hameze fresh, ni kuri kaburimbo. Iyo uhari uri kwirebera hejuru ya iruhande rwawe mu mujyi Nyarugenge, wirebera za Kimisagara, Gasyata niyo wicayemo, wirebera hejuru ku Gisozi. Kuvuga ngo aha Boro ushobora gutekereza yuko ari ahantu wenda hashobora kuba hakora ku gishanga, wenda ukumva ni imbogamizi, ariko ndagira ngo nkwibutse neza yuko uruzitiro rw'igishanga bararukoze rwa parike. Ukuvuga ngo rugarukira hepfo inyuma ye kure, kuko inyuma y'uyu musaza, inyuma y'amazu hari andi mazu menshi kandi nkwibutsa yuko muri physical plan hari n'umuhanda munsi yiwe rwose. Ruvuga ngo izi nzu ziri hagati y'imihanda, munsi yiwe atuye, ashobora kuba ari nk'ibibanza cyangwa se ingo zigeze nko muri enye cyangwa se 5 kugira ngo ukore ku gishanga. Noneho mbere y'uko ugera ku icyo gishanga harimo umuhanda ugiye kunyuramo. Icyo gishanga ukimara kukigeraho, ukimara kugera ku muhanda, uhita ureba igishanga gikorotiriye. Nuvuga ngo umuhanda uzahajyana ino mihanda ya Rema kugira ngo ba mukerarugendo bajye babona uko basura parike, kuko bamaze gukorotira no uhagera uraza kubibona neza, no guturana na parike. Urumva ko biri kose ni ahantu heza. Ushobora no kuzahita uhashyira amacumbi, ukahashyira amazu y'ubucuruzi, ukahategura fresh, ku buryo ushobora kuhashyira amashambure rwose n'abantu baje gusura, bibere muri pariki, abaje gutarasa, abaje gutembera, bikarangira baje kwirarira amahonga cyangwa se bakaza kwacumbika. No kuvuga ngo iyo ni business ishobora kwinjiza na miliyoni 10 bitewe n'uburyo hateguye ku munsi. Miliyoni 400 uzishoboye kwinjiza miliyoni 10 ku kwezi, tekereza wumve. Ni business nziza kandi ngari. Rero reka nkwereke gatanuko kandi usobanukirwe uko byifashe. Gerageje gusobanura kugira ngo usobanukirwe neza ko nawe wabyumvishije. Aha hantu hafite ubuso 920, harimo imiryango igeze mu miryango y'ubukode, ibamo ituwemo n'abantu igeze nko muri 13. Ruguru hakaba y'ubucuruzi, harimo amazu manini 2. n'ahantu harimo amazu menshi nanjye bwanjye natanga. Reka nkwereke rero akantu ku kandi, tega amatwi wumve kandi ugendane natwe. Ndagukunda cyane, asante sana zaidi. Iyi ni chambrette. Nyuma yo kuba chambrette, iyi ikaba chambre na salo, cyuma na salo binini. Iyi ikaba chambrette ariko nini, ari chambrette gusa. Iyi ni chambrette nini, byose ni binini, kubyo harimo nka 5 kuri 5. Ushobora kujya muri cyumba ukabikoramo n'ubundi. Iyi nayo ni chambre. Ubona vanga umuryango 1 2 3 4 5. Chambre na salo hariya. Uyu nguyu ntabwo chambre na salo. Chambre nini. Aha nura ni chambre nini. Ko biri kose ni binini kabisa. Nuvuga ngo urazamuka ukagera hejuru hari kuri rukuta. Ubona ahantu hari inzu ari profesi, ntugarukira n'ubundi. Nuvuga ngo guturuka aha ugera ruguru hashobora kuba harimo nka metero 40 muri cya senkana. Izi zifata toilette z'abantu. Dusha toilette. Hano hepfo se ntabwo ugerayo. Oya. Ibyo ndi kubishyiramo ndi kuvuga. Oh. Bo. Iyi irimo yose n'amadusha kugera hejuru. Chambre y'imwe. Nasa, simba nasa. Iyi ikaba dushe na toilette. Yani mu cyumba cy'abantu byo binini kana ko bururu. Ziri hano. Ibyumba 2 nasa. Iriya ni cyumba na salo. Iyi ikaba 2 na salo. Iyi ngiyi ikaba ari yanzu nini.
irimo toilette ebyiri n'ibyumba chambre zingaje n'ibyumba bitandatu na salo na koridoro zirimo koridoro ebyiri ibyumba bitandatu na salo nini kabisa nigene kagera ruguru ruguru yayo ntabwo ugerayo urukuta igeraho ni kugira ngo ukomeze bisaba kuza hano kuri no kote ya hano niyo tugiye kureba uvuga ngo ruguru y'ino nzu ziraza ari ugusi zawe nizo sari zawe ruguru y'ino nzu nyine ziri inyuma y'ino nzu ubwo iyi ngiyi ndi kureba hano nayo ni chambre ubu ni hano ni hano iyi ndabona ari ebyiri iragenda igatenjamo igakomeza ubwo ishobora kuba ari icyumba na salo bibiri na salo noneho iyi ngiyi irimo icyumba na salo ubwo uyu muryango icyumba na salo ikaba icyumba na salo iriya ni icyumba na salo uvanga icyumba na salo imwe ebyiri eshatu icyumba na salo ubwo ni eshatu n'indi yo hepfo enye iyi ikaba ibyumba bibiri na salo bibiri na salo ubwo ni eshatu hepfo twahabonye chambrette ni enye aho mugire enye kandi gatoya ni ukuvuga ngo hashobora kuba harimo imiryango imwe ibiri itatu ine itanu itandatu irindwi kuko twahabonye itandatu cumi n'umwe cumi n'ibiri n'iyi nzu nini na ziriya z'ubucuruzi ruguru y'ahangaha nta handi nta bundi burimo ibyumba bibiri na salo iki ni kimwe na salo kariya gatoya kayambona hariya karimo icyumba na salo hano ni hanini kabisa ni etaje cyane uko iri hejuru ni ukuri hejuru harimo ibyumba kimwe bitatu hamwe na toilette ndani na dushe ndani ibyumba bitatu na toilette imwe na dushe n'amazi yaho n'amazi arimo noneho hakaba iy'ubucuruzi nanone imiryango ibiri z'ubucuruzi imbere ukuvuga ngo iriya ya ruguru nuko nashaka kujyayo icometseho hariyo mbona icometseho icyuma cy'ingingi iriya ni chambre nini principal no twayimwe chambre nini nyiramo nikagarukayo ikajyayo ariryo ryari riradirishya ndi kureba se ubudushi kureba tujyareba rifotora aha hose riradirishya nubango kugira ugiremo winjira muri inzu nini noneho ruguru ya riradirishya hariyo ibyumba bibiri na salo nubango hafite n'amadushe hanze iyo ni ingengo ifite amadushe yose indani no hanze ntayo hanze tugakoresha kwayo hanze bakoresha kwayo urukuta n'urwawe kujya kuri ziriya nzu zo hirya ukagera hirya ziriya nzu zimena hirya nyine mu bandi so noneho uzamutse hano aha ugaca muri iyi gate nibwo tugera mu muhanda sibyo then iyo ni kaburimbo rero iyi ni kaburimbo imiryango y'ubucuruzi ni ibiri ariko ikagira ibyumba bitatu na dushe na toilette birimo nibyo yinjiramo hariya nibyo ubucuruzi buri ukwabwo uwo yinjiramo aho ngaho uvuga ngo uwinjiramo aha ni witubura n'ibyumba bitatu na dushe na toilette byose n'amazi harimo na salo se harimo salo n'amazi birimo byose n'amazi na toilette aka kantu kakaba gakize tuzamumva ubwazaha magara amazina zikozo zina ryanjye nkitaba nejejwe nuko izina ryanjye riri ku mutima we yanciye imanzi mu biganza bye
ukamvugira nawe munyirukanaho. Nejejwe nuko izina ryanjye riri ku mutima we, yanciye imanzi mu biganza bye, ukamvugira nawe munyirukanaho. Yanciye imanzi mu biganza bye, ukamvugira